Ni inkuru rero imaze kuba kimomo, ni inkuru imaze gutangazwa rero cyangwa se iri no kugarukwaho n'abakoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Ni umuhanzi Yampano. Yampano ntabwo yorohewe cyane, murabizi ko nta n'igihe giciyemo ari mu bibazo byinshi bigiye bitandukanye, aho yavuye kwa Irene avuga ko amaze gutandukana n'umugore we. Kugeza aka kanya rero umugore wa Yampano yamaze kujyana ikirego muri RIB. Yakigejejeyo ashinja Yampano ko amukubita kandi akamuhoza no ku nkeke, dore ko uyu mugore yabwiye RIB ko amutera ubwoba bw'ibyo azamukorera nadakora ibyo ashaka. Uyu mugore ibi byose byabaye nyine nyuma y'aho Yampano nyine hari video ze bari kumwe bari gutera akabariro nyine zigiye hanze. Yavuze ko mbere y'uko n'izi video zijya hanze yari afite n'ibikomere. Ibiriya byose byabaye ngo afite ibikomere, ariko kuri ubu ngubu yeruye aravuga ati rwose ntabwo ngomba kubyicarana, reka ngende nitabaza inzego zibishinzwe ndebe ko nanjye nabohoka. Uyu Yampano ari mu gahinda gakomeye cyane ko kuba yaratandukanye n'umugore we. Ni nyuma y'uko hari hashize igihe gito uyu Yampano avuye ku mugabane w'i Burayi. Yaravuye ku mugabane w'i Burayi, aho rero abantu benshi rero nabo bagiye nyine bibaza bati uyu Yampano kuki agiye n'umudamu we hariya, ese byatewe n'uko yamaze gufungisha abandi bantu nyine bikaba byarateye kuba ahunze. Bamwe rero bakomeje kugira urujijo nyine babyibazaho, ariko mu by'ukuri uyu Yampano yagiye hariya agiye muri gahunda z'akazi, ariko bari baramaze no gushyamirana. Bivugwa ko rero uyu Yampano yari yaramaze gushyamirana n'umugore we, dore ko nyine uyu mugore we ngakimara kubona ziriya video kwihangana byaranze. Ibintu rero byakomye benshi mu nkokora, ndetse nawe nyine tutamwibagiwe, aho rero kuri iyi saha noneho yavuze ati ntabwo ngomba kubyicarana, ahubwo ngomba kwitabaza RIB akaba ari y'indenganura. Benshi bakomeje kugaruka kuri Yampano ni nyuma y'aho bavuze ko hari video yindi ya kabiri yaba yarasohotse, uyu Yampano nyine ari kumwe n'undi mukobwa nanone barimo batera akabariro, ariko rero benshi bakaba baravuze ngo ni ibihuha. N'uyu Yampano akaba yaragiye mu itangazamakuru akavuga ko ari ibihuha, ariko bamwe bakagaruka bakavuga bati twizi video turazifite. Bamwe barabihamya bakavuga ko izi video bazifite, abandi na bati ntazihari, ariko nyamara ukuri nyine kuzwi na nyirawe cyangwa se n'abandi bazifite. Ariko rero ndagira ngo uyu Yampano rwose mwisengesho muvuga mu mwibuko, kuko ibintu ntago bimworoheye kuri ubu ngubu rwose. Niba yamaze kuregwa n'umugore we byarangiye, yamaze kwinjira mageragere, agiye gusangayo abo yafungishije. Uyu Yampano agiye kujya mageragere nyuma y'aho Bishop Gafaranga nawe yarahavuye. Uyu nawe yari yibasiwe ku mbuga nkoranyambaga cyane, bivuga ko yajyanywe n'ikirego nyine n'umugore we, uyu Annette Gafaranga nyine nawe bikavuga ko ariwe wagiye kumurega ko namuhoza ku nkeke, ariko ibintu byaje gutuma nyine habaho kumusabira imbabazi. Uyu Gafaranga aza gufungurwa, ariko akibaza ati ese Yampano niba koko yaramaze gutandukana n'umukunzi we akaba anajyanye ikirego, ubu Yampano azava imageragere cyangwa bizarangira uyu Yampano nawe twibagiwe izina Yampano? Ko twagiye twibagirwa abahanzi benshi bakajya muri gereza bakanazima, tukabibagirwa baza music ugasanga irabananiye. Uyu Yampano bizagenda bite? Uyu Yampano hashize umunsi, ni ukuvuga amasaha 24 ashyize hanze indirimbo yavuze ngo ni nusibe, cyangwa se ni indirimbo yari yiganjemo ubutumwa bugaruka kuri video ze zagiye hanze, aho nyine yari ari kugaruka avuga ati nahuye n'ibibazo kandi njye cyo nari ndi kwitegurira ko ari ugupanga urukundo. Uyu Yampano rero akaba yaranagiye no kwa Irene akamubwira ati Yampano wagiye kuzana umugore narakubujije. Ati ibintu byo kwibera single rwose nibyo byari kugufasha. Uyu Yampano rero mu kiganiro cyo kwa Irene akaba yaranagarutse avuga ati ibibazo byakomeje kunkurikirana ku buryo ndi hanze, bambwiye ko umwana wanjye ngo yitabye Imana. Ibi byose ni ibyabereye mu kiganiro kigera ku masaha 2 yagiranye na Murinzi Irene,
aho uyu muhanzi rero yagarukaga ku buzima bwe bwari bumaze kumera nk'aho bugiye hanze, ariko akaba yaririnze kugira icyo abivugaho. Kuri inshuro yaraje rero abitangaho umukono, avuga byinshi, ariko nakubwira ati niba uri umukunzi wa ya mpano rwose iki nicyo gihe ngo mumwereke urukundo. Ya mpano murabyibuka ko yigeze no gutangaza amagambo akomeye cyane, aho benshi bavuze bati uyu nguyu yagiye kwiyahura. Ya mpano nawe yabyiye abigaruka avuga ati nagize depresiyo ku rwego rutabaho. Ati kwiyakira byaranze, nabaye nk'umuntu upfuye burundu, nshaka kwiyahura, ariko akongera akagiramo inkomezi. Kuri iyi saa sinzi naza kumva ko agiye gukatirwa imyaka ingahe biza kumworohera ko nibatamuba hafi araza guhura n'ibibazo, ariko bakavuga bati niba rwose agiye muri gereza bazanamugorora, wenda akazagaruka mu mutwe yarabaye fresh, kugira ngo nyine na biriya byose byabaye bitazongera no kubaho. Uyu Ya Mpano n'umuhanzi wari urimo ukizamuka, akaba ari umuhanzi wahawe amahirwe n'umuhanzi The Ben mu gitaramo The New Groove, akaba ari igitaramo yitwayemo neza, ariko benshi bagiye bagaruka bavuga bati Ya Mpano yari uwa 2025 ntago ari uwa 2026. Benshi bashingiraga ku buryo muri iki gitaramo The Ben atongeye kumuha amahirwe, dore ko The Ben yahaye Gisa cy'Inganzo ndetse n'undi ukizamuka bita Binove, nawe rero bakavuga ko babasimbuje Ya Mpano. Ya Mpano akavuga ati systeme ye cyangwa se hit yarangiranye na 2025, yamenyekanye mu mwaka umwe hakazima no mu wundi mwaka, ariko nibyo abantu bagendaga bavuga nyine babigarukaho ku bakunzi be, ariko icyo babakeneye nyine nuko batabona indirimbo ze, batabona ibikorwa bye, ahubwo abenshi nyine bakagenda bibonera za video z'urukozasoni, akaba ari cyo kintu banashingiraho. Uyu Ya Mpano rero turibaza bati biraza kuyiharira he, biraza kugenda bite, ariko wenda reka tubihanga amaso turebe ukuri kuraza gutangazwa nyine n'inzego zibishinzwe, kandi nyine turakomeza tuhabere hano. Wowe icyo usabwa no gukanda subscribe, ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza nyine birano kuri Wakana Official bijye bikugeraho 5 kuri 5. Je mwabanye nyita Wakanda, abashimiye.